maze kumva icyo amategeko ategeka ayishingiranye amunena n'akavuga wowe muze amazi mutinde inteko umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. mbona utari wafata
Oya, nta muntu ugomba gufotorera hano ngo wegere. Nanjye imodoka yaje reka gufotora dore bantu wabibonye nawe mwinjiremo sha gake ariko gake mwinjiremo gake gake turabasanga hariya baramuvira Oi. Gende gake gake kubera ko imodoka nawe nshaka ko tuyisiga. Nagiye nashyize inyuma ushaka kuhagarara iwacu hari ibirenze wagenda gake iriya modoka tutayisiga ni iri inyuma genda gakeya hamwe n'inzira uhagaze yawufashe umuhanda yawufashe
abahagarara ku kiliziya koma nagiye asizemo ikinyoteri uretse zamuka 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 yewana zamuka zamuka yego sha aho ari gusaba umuhanda umva uretse tugende komeza tugende komeza sha imigambi yawe si yawe, imbaraga zawe si izabo, ibidashoboje abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Yaba hafi murengezi ntaramanu sengikuzimu wemeye kuzakundwanirira eshanu wawe murengezi imigambi yawe si iy'abantu, imbaraga zawe si izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si haleluya, imbaraga zawe si izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka.
imigambi yawe simiya imbaraga zawe simizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe simiya imbaraga zawe simizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka iyo utava hafi murengezi naramanutse njye kuzimu wemeye kuzajya undwanirira kunesha n'ukwawe murengezi imigambi yawe simiya imbaraga zawe simizabo kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe simiya imbaraga zawe simizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe simiya imbaraga zawe simizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe simiya imbaraga zawe simizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imbaraga zose zandwanyaga wazibatiye ingorogota ndetse n'ibisigisigi byazo nta bubasha bigifite imigambi yawe simiya imbaraga zawe simizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe simiya imbaraga zawe simizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Amen. Amen. Haleluya. cyane ngo haleluya. Amen. Amina haleluya. Amen. Ndagira ngo dutange ituze mucy'abantu bakuru cyane ngo amen. Hari abantu babyishimiye ngo batere haleluya. Iyo haleluya ntabwo igezeyo muterere cyane ngo amen. Hanyuma rero ndagira ngo nizimye mu magambo navuze amagambo menshi kuyavuga ntabwo ariyo ko kuyamara. Tuzamutse birwanya cyane ngo amen. Twebwe tuzamutse birwanya habaye umuntu kunyumva ari kambere cyane ngo amen. Hari umuntu waba uri kunyumva ari kambere yadufasha egera hano njoni amen. cyane ngo amen. Hano dufite ibyiciro bitandukanye nk'uko nabibabwiye. Hari korali intumwa zitabara cyane ngo haleluya.
rwose bangiriye neza bacishaho indirimbo ubundi umwami Yesu agakomeza akaduha n'umugisha. Korali rwose ndayikeneye hano. Dufite igihe gitoya. Ayaho ngowe. Korali nyishaka. Nshingiye ku mirimo yawe Mana, nshingiye ku mirimo yawe tubanye neza. Nshingiye ku mirimo yawe Mana, nshingiye ku mirimo yawe tubanye neza. Nshingiye ku mirimo yawe Mana, nshingiye ku mirimo yawe tubanye neza. Nshingiye ku mirimo yawe Mana, nshingiye ku mirimo yawe tubanye neza. Nshingiye ku mirimo yawe Mana, nshingiye ku mirimo yawe tubanye neza. Nshingiye ku mirimo yawe Mana, nshingiye ku mirimo yawe tubanye neza. Nshingiye ku mirimo yawe Mana, nshingiye ku mirimo yawe tubanye neza. Nshingiye ku mirimo yawe Amen. Iyo yari kurasi. Reka tumenyeze muri ndirimbo. Singe ndabambira. Kapanje taragukeneye hano. abantu bari kwinjira muri korali babe batubabaye. Abantu mubakayira batambuka bajye mu Merewe nk'ugize intebe imbere ho gato ibyo gatoya gato nta kibazo ntabwo mubangamira aho ngaho ndahanyura. naho
Amina. Bibungira mu mabara yabisaza rubanda rukabibona ibibuzi bibungira mu mabara yabisaza rubanda rukabibona yabisaza rubanda rukabibona ibibuzi bibungira mu mabara yabisaza rubanda rukabibona kavuga ngo ni muhega amatwi ubwoko rota kaya sire nasale muhuguke korari muhuguke cyane mwamere nagoye kugukwe n'umugeni indirimbo barayakira mu bantu bakaze kugira ngo rero ige umunsi wabo uyu ni umunsi utazigera ugaruka ku buzima bwacu.
ndetse ntituzigiye kwitwa musangano ariko n'umutima hamwe dore umukunzi wawe akwicaye iwawe kangara akwicaye iruhande wananezerewe umurebe witegereza neza umurebe buhoro ushima umukiza. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Hanyuma ubu rwose tugeze mu mwanya mwiza, twari dutegereje turi benshi, aho abakobwa banjye nabatumagaho n'abasore banjye rwose kugira ngo bafashe muri iki gikorwa tugiye kwinjiramo tujyemo aka kanya. Buriya niyo mpamvu batuma bari mu kinyarwanda ngo ntawe ugira ari kugira, kandi imirimo ibiri ngo yananiye iki. Ntabwo mvuze ko munyamwinshi ntabwo ari ibintu. Imana ishimwe cyane ngo haleluya. Ni karibu rero bakobwa beza namwe basore beza mwatoranijwe kugira ngo uyu munsi ari mwebwe mutumaze gucyaka ndetse mudushyigikira n'inzara dufite aha mu rugo rw'urwangiro nta cyahabuze. Ahangaha no kwisanga ndetse no kwisangira, ariko ndagira ngo abantu duhane abantu muri VIP haleluya, abantu muri VIP haleluya. Buriya muri VIP nta muntu uri muri ababyiga, uri guhagarara ukareba ahantu hose wowe, buri muntu wicaye hariya ntabwo yakinyagambura, aho ni VIP cyane ngo haleluya. Hanyuma na kameramani yakomeza afata ayo mafoto. Iyo ni ifoto y'urwibutso iba itazagaruka. Yego bose ifoto ririya foto hariya gutambuka mu mahoro, kuko abagurisha nibavuga ngo mutambukire kwishima, hano mutambukire mu mahoro rwose cyane ngo haleluya. Amen. ariko ibintu ntabwo ari byiza. Ni ukuri kw'Imana ibintu ni byiza, uwabigaye yaba ahinnye Imana. Yego sha kabonetse, yego sha
amen. Hanyuma nagira ngo tubanze dutuze, tubanze dushyireho isengero cyane ngo aleluya. Ndasaba mama Teta ngo ahaguruke aduterere isengesho, ibi byo kunywa ndetse n'uyu munsi Imana iweze ubutunganye, ndetse n'ibi byo kunywa Uwiteka abiguheremo umugisha. Haguruka mama Teta, ni karibu ituze. Tugushimiye ko ubanye natwe, tugushimiye ko Uwiteka nyir'ingabo icyo wagambiriye gukora bigisohoje, turagushimiye Mana Data wa twese mwiza. Tugeze mu rugo rw'abageni, Uwiteka nyir'ingabo Imana turabagiye kumaze icyo kunywa, nyemerera ucyeze ugitunganye mu izina rya Yesu Kristo, cyakozwe n'abana b'abantu, nyemerera ugikuremo imyandu yose mu izina rya Yesu. Abakinyweye bagubwe neza kuko uri Imana y'amahoro, mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera aba bageni bagiye kukinywa bagubwe neza kuko uri Imana y'amahoro, mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera Data wa twese mwiza, icyo duhagaritse n'imigambi ya Satani, mu izina rya Yesu. Duhagaritse kirogoya yanze ati kwa jina la Yesu, imbaraga zose z'ibyiyoberanya izo zose duhambije kuzimu, reka kwa jina la Yesu, reka igitinyiro cyawe aricyo kiganza mu izina rya Yesu. Abageni bari kunywa, igitinyiro cyawe kimanuke kiganze mu mbaraga z'umwuka wera. Mana Data wa twese mwiza, duguhaye ikaze na karibu nuganze ni mu izina rya Yesu. Umutoni wacu rwose yitwa Umutoni, akaba afashe icupa ryanditseho ngo fata urukundo naguhaye kuko nta wundi nzaruha. Abatazi gusoma neza, abatazi gusoma ikinyarwanda bagasoma aho banditseho fanta, ubundi hari abanditseho ngo fata urukundo naguhaye kubera yuko nta wundi nzaruha. Abatazi gusoma bakabicurika ngo banditseho fanta. Yego. Ndagira ngo sabe umukwe n'umugeni bahaguruka. Yes. Nuko kandi. Hanyuma ubwo tugiye kureba umuntu wabwiye undi bwa mbere ngo ndagukunda. Aka kanya tugiye kubanza tubirebe. Tugiye kubanza tubirebe umuntu wabwiye undi bwa mbere ngo ndagukunda. Turategereje umunota umwe, amasegonda 50. Aha, umuntu wabwiye undi ngo yarabyimukiye. Turagira ati ibintu n'uburinganire ntimukancuke, njye namwibwiye ko mukunda. Amashyi we. Aramubwiye ati jewe ndagukunda. Ariko se Nyirasafa, umugabo uzamuharimo? Ni uko rero. Tanga urugero mwana wa mama. Tanga urugero. Burya uhaye umugabo aramuhata kugira ngo mu gitondo abone uko ajya guca ishuka. Muhatesha. Nupfe kumuhata amakofu, muhate urukundo. Nuko rwose oya, iki gikombe gihereza Angelo. Gihereza Angelo. Yego. Nuko kandi Angelo nawe aramubwiye ngo aramwongorera, ndabyumvise ngo kebo kagiye mugarura. Ati nanjye reka nguhe muhate rwose. Ariko se mwakomye amatara rwose. Niba natari mu kuma amashyi. Umuririmbyi yuzuye umwuka yaravuze ngo ibintu ni byiza nawe wabigaya. Uwabigaya yaba ahimije Imana. Haleluya. Amen.
uyu wari umuhango wo kutubimburira kugira ngo n'abasangwa ndetse n'abaje tubagaragiye natwe twice akanyota cyane ngo amen yababwiza ukuri cyane ngo haleluya amen. Abageni bacu bashatse bakicara bakagubwa neza ubundi umwami Yesu agakomeza akabaha umugisha. Angela namubwiye ati ngewe ntabwo namenyereye kunywa ibintu rwose fanta itari koka ntabwo nayimenyereye. Ati nge namenyereye rwose fanta ya Sprite. Cyane ngo haleluya amen. Abadafite ishyari haleluya amen. Abafite ishyari haleluya ntabwo babura. Buriya nigendera n'abantu ntazabura mu munyeshyari, ntazabura nk'umuntu rwose umeze neza n'abanyeshyari babo, ariko ntabwo ari mwebwe mvuze, namwe ntabwo ari mwebwe. Mubwenge Imana y'amahoro itubabarire rwose, ariko mana cyane ngo haleluya. Hanyuma dukomeje uyu muhango, ndabona ibi bintu ari byiza rwose. Hanyuma babigezeho dukomeze turyoherwe. Yewe yego ndetse n'ababireba. Hanyuma cyane ngo haleluya amen. Nagira ngo dusabe abageni bongere bahaguruka. Ndabahagurutsa ikiro mutahagurutse uyu munsi murazihagurutsa cyane ngo amen. Noneho ikintu kintangaza ni kimwe, tugiye kureba cyane ngo haleluya. Batubwiye ko ibintu ari uburinganire, tugiye kureba uwabanje undi none ugiye kubanza none w'aka kanya. Yego uyu ni umunsi utazigera ugaruka mu mateka yanyu cyane ngo amen. Angelo aravuze ati ngewe ni hahandi hawe nakwikuriye Nyaruguru, akira nguhati cyo kurya ubundi ukomeza amatema atemba itogusha. Nyirasafari nawe aravuga ati nsaho nkuye buriya, ati nange reka nze wembe, ati akira aka kantu umuntu yari umugabo n'izindi gahunda zose amenya kuzubahiriza. Na za nshingano gitifu yatubwiye, za nshingano zose amenya kuzubahiriza. Nasaba abageni n'ubundi bakicara bagashyira ibigimbo byabo, kandi n'abatarabigeraho mwihangane birabageraho nta kibazo. Abantu bahana nazi cyane. Twabigezeho ra? Twabigezeho. Wadufungiye inzira niba utari kubitangira muto. Sha umutu ubundi uhagaze dukomeza turyohe. Muzana amasahani hano, muhereze aba bantu hano. Nta kintu cyabuze, hano nta kintu cyabuze rwose. Hatagira umuntu utavuga ngo ntabwo yariye, kandi hano ibiryo birahari. Komeza hano wikivuna ujya kure. Muhereze abantu hano ibiryo rwose barye, ibiryo biraharanga. Umva mwana we, uretse gukora zana uretse sha uretse Rwanda uzi ko nta mafaranga
amahoro abana baragiza kurya ibiryo baza gusanga abasireri ibikoresho baza abasireri wampaye agace mu gakombe wampaye agace mu gakombe umeze nk'urwagari nimba ruhari nabwo itangazo ntihagire umusore ufite hanze kandi abana nibamara kurya usanga bahise nawe imbere kibuga bariho mujyana ibiryo kandi mujyana kane bakaza wagiyemo se n'ubundi ubukwe burangwa n'ibiryo mubare ibintu muri bujyane abakiri kurya bakomeze baryohe kandi abatarabigeraho nzi neza ko byabageraho cyane ngo amen ibi bintu ni byiza ni ukuri kwa Mungu uwabigaya arahimira Imana kila kitu chote kiliko hapa ibintu ni munangi rwose hanyuma ndasaba n'undi wese waba ufite imana aka kanya turimo nako gutanga imana yego cyane ngo aleluya umubyeyi aravuga ati ngewe mbaye imbuto zonyine simba isukari ndetse n'umuceri simba n'amakaye azongera ku ishuri ntacyo byawe bimaze tanga inzira mu mubyeyi tanga inzira turasaba abantu bahagaze mu muryango ngo batange inzira cyane ngo haleluya umubyeyi rwose hanyuma nagira ngo twumvikane uyu mwana afite impano kandi afite n'ubwenge bwinshi mu ishuri kandi byose biva mu gusenga nyirakuru aragira ati ngewe ati umwana yambwiye ko nzaba dogiteri nawe aravuze ati ngewe amakayi ngomba kuyakugurira ndetse n'inkweto mwana wanjye Keri akira impano yawe rwose ubundi abandi aha tukagenda kwande twagiye kwa Anje Kevine nawe rwose aragira ati ngewe nindangiza kwiga nshobora kuzaba umunyamakuru cyangwa se nkaba dogiteri nka musaza wanjye cyangwa se nkazakorera igihugu amahitamo n'ayanjye imirimo iri imbere myiza imbere yacu nawe ati aho ngaho yumvirope uziga iminuze mwana wanjye hanyuma uyu nawe ati wowe uracyari mutoya uyu we ngo aracyari mutoya bamugurira ibikinisho ibintu n'ubusi ndetse n'imodoka yo kugenda ariko murakomeye imana maze dukomeze kuryohera kandi cyangwa ituze si ibyo gusa ntabwo ari ibyo ngibyo gusa
ntabwo ari ibyo ngibyo gusa. Anje, mama Anje cyangwa se Nyirasafari. Nyirasafari rwose aravuga ati yewe ubwanjye bitewe n'urukundo ukunda ntabwo nava mu mbaga nyamwinshi. Buri muntu uzakubwira ngo aragukunda nta kintu avuga azaba akubeshya. Yego ati mubyeyi mwiza rwose wandetse neza mubyeyi mwiza. Iyi mpano rwose igushimisha kandi abandi dukomeze turyoherwe n'ibirori kandi Imana iduhana umugisha. Dukomeza twanzika abafite impano rwose imiryango irafunguye kandi rwose ibintu ndumva rero mama Anje urimo ukamusiga yamukoze ndogo kwicyuma cyangwa kagaruka. Ndagira ngo Mutoni yegere hino tugire ibyo tuvugana. kanigirira amafoto kuko video yo ntabwo biza urangiza ufashe kuzongera nziza nubwo ari nijoro tubaye akabanda bitumba nko kuzamuka mu majyaruguru nabyo ni ibindi bibazo. cyane ngo haleluya. Hanyuma mu itsinda rigari ndetse na korali nabonye ihamirizi iziririmba neza ifite n'amajwi ameze neza akomeye. Uyu muntu mubona hano wambaye ibyera ntabwo ari umuvandimwe gusa, ni dirije wa korali. Hanyuma ndagira ngo agire abavandimwe bari hano bahaguruke bafashe gutanga impano. Ndasaba mama Puria ahaguruke, ndasaba na perezida wa korali ahaguruke. Murahaguruke rwose. ihangane ndakomeza muceho muce. Hanyuma rero abafotora mufotore, uyu ni umunsi utazagaruka kandi umunyarwanda yaravuze ngo ufotora beza ntibigora. Kuyifoto wayijyana no kuri beka bakaguhinduza bose ntabwo mbabizi. Murakoze Imana ibahumure nawe ngo doa tu. Yego. Siraho ngaho. Kandi kora kibazo cyose. Imana ikumufasha kandi kuweza. Kaga funguzo yagafunguzo ndagafunguzo. Cyane ngo haleluya. Amin haleluya. Hanyuma muvandimwe wakoze kuza wemba abahungu, turabizi neza yuko kwitanga ukarenga mu kinini ukarenga hehe Shyorongi ukamanuka ukagera Kinyoni rwose uri umuntu w'umugabo rwose, ntabwo nkubeshya, usanzwe uri umugabo yego, kandi ukomoka no ku mugabo. Hanyuma rero iri cupa nababwiye ngo abatazi gusoma basomaho fana yego, ariko abahanga bazi gusoma baravuga bati fata urukundo naguhaye. Yego, fata ku rukundo naguhaye muvandimwe. Rero
aka ni akabando, yego ni akabando tugiye kubaha abazamura ikirori, yego. Hanyuma uyu mubyeyi arahaguruka, mubyeyi hamwe n'ibyo ukoze, hamwe n'ibyo utweretse n'urukundo utweretse, uyu mubyeyi mwamukomeye amashyi. Ni ukuri ko Imana iguha umugisha. Akira Imana iguha umugisha. Amen. Hanyuma rero muvandimwe, urabona mu majyaruguru rwose nubwo muzi kwenga ntabwo ariko mwana none mwarusha Kigali yaba inganda nyinshi kera biba byanyuze no mu ruganda. Niyo mpamvu ubona ibirahuri hano rwose bitamiriyeho bimeze neza, birimo vino, ibintu birasa neza rwose. Muvandimwe rero fata ikirahure kimwe nushaka kwagura sako 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 akira rero abandi mwese mukomeze muryohe nuko kandi naka wakabonye mana imbere y'abanyu cyane ngo haleluya. Hanyuma muvandimwe aroyi ntabwo nyir'urugo yasezerera abantu amara amasana, nawe nta kantu arimo aragira gute, arimo arababwira ati muzamuke neza mugende neza, ibintu ni amahoro rwose, ibintu ni amahoro. Hanyuma rero iriya Safari mushiki wanjye birabizi neza ko mukuru, yego uyu munsi reka mubwire buriya wavugarwaga nk'umukobwa iyi fanta ugiye kuyinywa uyu munsi wonyine, ikindi gihe uzajya unywa sito, yego ko mu kanya rwose nawe urabyumva yego akira Imana iguha ariko se sinzi umubare w'imyongo mwese muzemera twapfuye cyane ngo haleluya. Amen. Ariko mwanakoze umuziki narimo nta n'icyo binatwara bya YouTube ibyo ntabwo bizajya. Ni ukuri ko Imana nawe mu cyubahiro